Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Turi mu bihe abantu bari kwizihiza iminsi yirimo iyani yiganjemo ibangikanyamana ku kigero cyo hejuru, aho abantu bari kwemeza ko Imana yagize umwana, ko uwitwa Yesu mwene Mariya intumwa y'Imana bo bamufata bakamushyira mu cyimbo cy'Imana. Mbere gato yuko twiga iyi dua, turabanza gato turebere hamwe, turasoma turifashisha aya ebyiri cyangwa eshatu za Qur'an kugira ngo twinjire mu somo neza, twumve dua n'impamvu ugomba kuyiga n'uburemere bwayo n'impamvu ikeneye cyane kurusha ibindi bihe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha la yaghfiru an shirika bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Iyi ni aya iboneka muri surati Nisa, isura ya 4 aya 48. Allah aravuga ngo Allah ntago ababarira wa wundi umubangikanya n'icyaha cyo cyose. Islam kuya tubyumve neza, ibindi aravuga ngo Allah ntago ababarira wa wundi umubangikanya n'icyaha cyo cyose, ngo ahubwo ababarira ibisigaye byose kuwashaka. Yani ndajya umvugo buremere, ibindi bya byose ushobora kuba warakoze cyangwa wakora, iki cyaha ni icyaha gikomeye. Allah yavuze ngo Allah ntago ababarirwa wa wundi umubangikanye n'icyaha cyo cyose. Igihe cyose wagira ibyago ugapfa uticujije uri muri iki cyaha, nta mbabazi za Allah waboneka. Turebe na aya ya 2 twihutisha wenda inshallah taala, tubasaba urwibutso mugerageze murigeze ku bantu benshi, kuko iyi minsi uko igiye gukurikirana n'ibihe bigiye kuzamo ibangikanye Imana cyane no mu bihe bisanzwe, kandi tujye twirinda cyane bavandimwe Abayisilamukazi. Ni urwibutso turugeze ahashoboka kubera Allah. Mu yindi aya nanone Allah katubwira muri Qur'ani, bismillah, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. muri iyi aya nabo Allah nanone akaduvuga ngo barahakanye ba bandi bavuze ngo Allah ni Yesu mwene Mariya, bafashe Imana ko ngo Yesu ni Imana bakamwita Imana, ngo barahakanye. Ngo nyamara uyu Masihi Yesu mwene Mariya we yigisha yavuze ngo iki, inna Allaha rabbi wa rabbakum fa'abudu. Ni inshingano yari yavuga ngo yabani Israel ubudullah rabbi, yavuga ngo nimugaragira Imana nyagasani wanjye wa rabbakum, ikaba ni nyagasani wanyu. Ayo niyo magambo Yesu mwene Mariya we yakoresha bigisha amaje kugenda abantu bafata mugira Imana. Icyo dushaka gukura muri aya ni iki, aya ikomeza ngo innahu man yushrik billahi, wa wundi ubangikanyije Imana, faqad harama Allahu alayhi aljanna, ngo Allah yamuzirije ijuru ryabaye haramu kuri we. Abisilamu bazi swala zose wakoze, saumu wasibye, Qur'an wasomye, tahajjud wasenze, ibikorwa byose wakoze, Allah yagize ngo iki, faqad harama Allah yagize ijuru alayhi, yagize ijuru haramu kuri we. Niyo ngo byose ubihanaguye kubwo kubangikanya Imana gusa. Abisilamu kandi ngo umuntu azaba ari mu nkozi z'ibibi kandi ubuturo bwe ni mu muriro. Ubwo nuwa ngo niwinjira mu waje ngo usangira n'abantu ngo ni Noheli, ngo ugiye kubifuriza muri message n'ibiki, ukifatanya nabo. Ni Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo uzisanisha n'abantu runaka aba ari umwe muri bo. Yani twashaka kubanza kureba uburemere bw'iki cyaha kugira ngo twumve, wenda tugiye gusoreza kuri aya inshallah taala kugira twige iyi dua, hanyuma uyifate neza uyigishe n'abandi, uyigishe n'abawe, ariko kubanza umvu ububi bw'iki cyaha kibangikanya Imana. Twabonye ko Allah ababarira ibyaha byose uretse wa wundi ugize gute wamubangikanyije. Nakabiri tubonye ko ijuru ari haramu ku muntu wakoze ibangikanya Imana. Muri aya ya 3 Allah nanone akatubwira muri surati Zumar, Allah akatubwira ngo iki, aya tumaje kureba ni muri surati Maida. Allah akatubwira ngo walaqad uhiya ilayka, Allah ubwiye intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, kandi twaguhishuriye wowe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa illa alladhina min qablik, nabakubanjirije, la in ashrakta. Allah atubwira ngo iki, ngo ni twagushuriye ko nuramukubangikanyije Allah, yaba nabakubanjirije uzaramuka koze icyo cyaha wese. Ubwo niba harabwirwa Muhammad natwe turi muri umma yiwe turimo,
Allah arakubwira kuramo hano, Allah yabwiye Imana nawe wishiremo, Allah arakubwira gwa message nuramo kubangikanyije Allah tuvuga ngo iki, la yahibatana amaluka, Allah ngo ibikorwa byawe byose bizahinduka imfabusa, wala takunana minal khasirin, kandi uzayava mu banyagihombo. So ni igihe cyo kurinda ibikorwa byacu, by'umwihariko tukabirinda mu mvugo no mu bikorwa, tugatinya Imana. Abayisilamu, iyi Imana imwe rukumbi uririmba, igihe bavugaga Imana sallallahu alaihi wasallam yavuga ngo tubwire Imana, Imana yitangira igisubizo avuga ngo qul, babwira huwa Allahu ahad, ni Imana imwe rukumbi, Allahu samad, ni Imana imwe twishingikirizaho kuri buri kimwe, lam yalid wa lam yulad, ni Imana itarabyaye itaranabyawe, iyo ibyara ari kubyara Imana, ibyarwa ari kubyarwa nayo ni Imana. Nk'ibyarana ikimasa kibyarana n'inyana, inkoko ikabyarana n'isake, yani isekurume n'inyagazi, ubwo n'Imana zari kuba ari nyinshi, uwo mwanda ntabwo uranga Imana. Ibyo nibiranga abantu bororoka ko bagira igihe bakagira intege nkeya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, nta n'icyo kandi Imana isa nacyo mu byo yaremye. Ntabwo uremye mu shusho y'Imana, twe turi ibiremwa by'Imana. Noneho sasa tugiye gukurikizaho dua inshallah taala. Buri munsi uzagerageza isome byibuze 3 mu gitondo na 3 nimugoroba, ku bushake n'ubushobozi bwa Allah. Allah kurinda ibangikanya Imana uko ryari rimeze kose. Ni dua yoroshye buri wese ashobora gusoma nk'uko mubona kuri screen. Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an alam wastaghfiruka lima la alam. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلم واستغفرك لما لا أعلم. ubusabye Allah umubwira ngo nyagasani ya Allah, ndakwinhungiyeho ngo undinde kukubangikanya kose uko nzi, kandi ngusabye imbabazi ko nakubangikanya ntazi. Niyo ngo hari umubangikanyamana, hari ibangikanyamana ryihishe wowe udashobora guhita utahura, ariko riba ari uribangikanyamana, yani arijinjira mu bangikanyamana rito n'ijinjira mu bangikanyamana rinini. No sasa wowe tusaba Allah, ya Allah ngusabye imbabazi ko aho nakubangikanyijeho mbizi, yani mwikizo ngo ndinde kukuba nakubangikanya mbizi, hari ibyo uzi nk'ibi ngibi urabizi ko rero umuntu araje akubwiye sasa bimeze gute, uya usaba Imana kwitiza kukurinda abo bantu bose baje kugusha mu mutego ukaba wabangikanya Imana kubyuza. Ariko nanone wastaghfiruka lima la alam, uganasaba Allah imbabazi kuko hari aho ushobora kuba muwangikanyije utawuzi mu buryo runaka. Abantu duhura murabizi, tubana n'abantu benshi batari abayisilamu, duhura nabo mu nzira, ashobora gukoresha mu mvugo cyangwa mu bikorwa gukoresha ibangikanyamana mu buryo utazi. Tusaba Allah nyagasani, ndagusaba ko unambabarira aho nakubangikanyije ntazi. Kubera ko mu gusoza Imana sallallahu alaihi wasallam bwari kwigisha yani iri gutanga khutubatul wada, yabwiye abayisilamu n'abandi bari umutambagiro mutagatifu muri hija imwe yakoze gutanga umurage, irabwira ngo Allah yagize shiriki ku butaka butagatifu ubw'Amaka na Madina, yabigize ikizira kuhemera Imana kubwo butaka, shiriki yani shiriki nkuru yo kubangikanya Imana. Ariko ngo shayitani izakomeza guteza abantu urungabanga mu mitima, ariko Allah yazirijeho shiriki. Ari n'uwo Imana tuvuga ngo ibyo bantu ariko bita ko biri bitoya basuzugura, bigenda bibajyana mu binini, bajyana mu binini. Niyo mpamvu iyi dua wenda inshallah taala tugerageze tuyige neza, tuyifate, kubera ko ushobora kubyumva ukumva ko byoroshye, ariko uko ugenda utera ikirenge gato gato bikujyana bikuvana mu butoya, ikintu gikora ukaba wakisanga waguye muri shiriki nkuru. Dusaba Allah ko andinda, na nsaba Allah ko akurinda gukurikiye urwibutso, gusaba ko bigeza no ku bandi, kugira ngo turebe ko twakwirinda tukarinda n'ibikorwa byacu twakoze. Wa barakallahu fikum, Allah bishimire, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.